ariko ndagira ngo tugane ku kintu gikomeye cyo kuba zino mbuga nkoranyambaga, zino social medias zatubyarira umusaruro cyane cyane abantu bo muri entertainment mu gice cy'umuziki. Ntuzabone impamvu bano banyamakuru ba siporo birirwa bahanganye, birirwa umwe ashoza intambara ku wundi. Icyo bagamije ni ukugira ngo babone amafaranga ya YouTube. Wagiye muri United States of America ukareba uburyo abajene iyo bahanganye bahita babona ifu yo bita Kendrick Lamar na Drake. Ngira ngo mwarabibonye ahantu yasize Kendrick Lamar atumbagiye. So rero ntugire ngo impamvu The Ben na Bruce Melody bari kuduhora mu mitwe ni ukubera ino ntambara rimwe na rimwe Bruce Melody agishoza ngiye biriya nanashyigikiye. Nta bifu, nta muziki. Aba bagabo bo ku maradiyo singiye kumentioninga ngo runaka na runaka, namwe mwirirwa mubakurikirana kuntu birirwa bandagazanya. Ariko ikibi buriya nuko bakibasirana, umwe akibasira umuryango wundi, biriya byo nanjye ntago mbishyigikiye. Ariko competition irimo bifu, rwose bifu zo ndazishyigikiye. Akaba ari wo muvuno nababwiye ngo hehe muri siporo bakoresha. Niba rero utaramara no kumenya ngo business iri hehe, wowe icara ubanze ukurikirane abantu banyamakuru ba siporo babanze bakwigisha uburyo barema amabifu, urumva bakanabibyaza umusaruro. Iyo broski, uyu ni P1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. By'umwihariko ndongeye ndagarutse kugira ngo tuganireho ku makuru ahari muri iyi minsi, ariko by'umwihariko ndagira ngo tugane ku kintu gikomeye cyo kuba zino mbuga nkoranyambaga, zino social medias zatubyarira umusaruro cyane cyane abantu bo muri entertainment mu gice cy'umuziki. Narabibabwiye ndababwira ati no competition no money. Ngira ngo uwo muvuno muri siporo bamaze kuwusobanukirwa cyane. Ngira ngo ntuzabone impamvu bano banyamakuru ba siporo birirwa bahanganye, birirwa umwe ashoza intambara ku wundi. There is money there. Harimo amafaranga hariya kuri YouTube. So noneho bakagira ama platform ya ama radios babinyuzaho, ariko mu by'ukuri nyirizina icyo bagamije ni ukugira ngo babone amafaranga ya YouTube. Cyane cyane yuko uzanarebe muri iyi minsi amaradiyo yose ari gucururiza kuri internet cyane, kuri YouTube cyane. Nawe fata urugero rw'amaradiyo nk'atatu akomeye hano muri iki gihugu. Even na radio na televiziyo y'igihugu bisigaye bitagitinga YouTube, kubera ko YouTube ifite amafaranga kandi irayatanga. So abantu bo muri entertainment mu gisata cya music, iki kintu nicyo cyatunaniye. Ntimuzabone Bruce Melody iteka ryose ahora yatakinga The Ben, arabizi yuko nta bifu, nta muziki. Wagiye muri United States of America ukareba uburyo abajene iyo bahanganye bahita babona amafaranga. Ngira ngo bifu yo bita Kendrick Lamar na Drake, ngira ngo mwarabibonye ahantu yasize Kendrick Lamar atumbagiye. So rero ntugire ngo impamvu The Ben na Bruce Melody bari kuduhora mu mitwe ni ukubera ino ntambara rimwe na rimwe Bruce Melody agishoza ngiye biriya nanashyigikiye. Nta bifu, nta muziki. So ikibi ni za bifu zahahise, abakoboyi batukanaga ku babyeyi babo, bano banyamuziki, bano ba hip hop ugasanga bari kwatakana ku miryango. Ariko bifu igendeye kuri game, iyo rwose nge ndayishyigikiye. Nibyo nge ndi kubabwira ngo ku maradiyo n'amateleviziyo bamaze kwiga umuvuno ko kuri YouTube hariyo amafaranga, hari yindi clientele. Kandi noneho even ntago nutazana ibintu birimo challenge, nuzana ibintu biri aho ngaho bituje, abantu ntago bari bubireba, amafaranga ntago uri buyabone. So akaba ari niyo mpamvu even bano bajene bo muri hip hop nuko rimwe na rimwe bajya barengera, ariko nibo bantu bazi gutegura zino beef, nibo bantu bazi gutegura bino bintu by'ama spectacle, ku buryo bo usanga business bayigize guhangana mu buryo bwa business. Umwe ari kuraho undi umuriro, undi nawe amusubiza. So ugasanga rero ni ibintu byiza iyo babikoze neza. Uzarebe, ntago nari numva Bruce Melody atuka The Ben kuri famille yoya. Araza akamubwira ati, akadukoma akatubwira ati rero umusaza nzamutsibura agakoni kunda, umusaza naze mukomera ahangaha mwemeze. Ugasanga ni ikintu rero cyiza cyane, ni n'ikintu genshi gikiye. Nta bifu, nta spectacle, nta bifu, nta competition. So rero abareba kino kiganiro ndagishyira ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose, kuri Truth TV Rwanda, yaba Facebook, YouTube, TikTok ndetse no kuri X. Ni ikintu
kivuga neza yuko niba dushaka kurya aya mafaranga yo kuri internet, niba dushaka kurya amafaranga yo kuri YouTube, there is a competition. Hagombe habemo guhangana, ariko noneho guhangana birimo respectful, birimo ukubahana, birimo kugenza gahoro, cyane cyane ko zino mbuga nkoranyambaga nazo no kuzikoresha nabi, leta y'u Rwanda nabwo yabivuze neza yuko umuntu uzajya uzikoresha nabi azajya ahanwa. Hari benshi cyane bahanwe, ngira ngo murabizi, abari za Madrid bafata ku mavuta, bande ni benshi. Ariko uzazikoresha neza agashyiramo icyo bita competition, agashyiramo icyo bita innovation na creativity, akongeramo ikirungo bita beef itarimo urwango, beef yo kugira ngo akazi kagende gatambure n'ikabagande bavuga. So bizaba ikintu cyiza cyane, akaba ari niyo mpamvu ari wo muvuno muri siporo bari gukoresha, ukumva ngo umunyamakuru wo kuri radiyo runaka ahise atamo undi munyamakuru umugenzi wo ku yindi runaka, ugasanga ari kumubwira ati wowe gutya na gutya, amaruswa gutya na gutya, wowe ubiziho. Nubwo ntahamya neza yuko biba atari byo cyangwa se biba ari byo, nge nkurikirana ibyo muri showbiz cyane y'umuziki, ariko bari abantu bo muri siporo sinkubeshye, nibo bantu bazi gutwika, Nawe utekereze impamvu nkubwira ngo bazi gutwika, utekereze ko u Rwanda rumaze imyaka irenga 22 tudaheruka mu gikombe cya Afurika, ariko bari abatipe uzareba Amavubi yo yakinnye, nibo batipe batubwira ati Amavubi agiye gutsinda stade tukazuzura. Ni ukuvuga rero bo bafite ikintu, niba bafite ikintu cya confidence, bafite ikintu cy'icyuka, bagukubita ukavuga ati ibi bintu koko biri ku murongo, wagenda ugasanga wapi nta kintu kirimo. Niyo mpamvu rero aba bagabo bo ku maradiyo singiye kumentioninga ngo runaka na runaka, namwe mwirirwa mubakurikirana kuntu birirwa bandagazanya, ariko ikibi buriya nuko bakibasirana, umwe akibasira umuryango wundi, biriya byo nanjye ntabwo mbishyigikiye, ariko competition irimo beef, rwose beef zo ndazishyigikiye, no mu muziki wacu ziyongere. Njya nibuka neza yuko mu myaka ishize hari beef yo bita Zeo Trap, hari beef yari afitanye na Ish Kevin n'uwo bita Holix. Nubwo byaje kuba ibintu nyine, noneho baje kubivangamo imiryango, ariko iriya beef yari imaze kugera ku rwego rwiza, bano bajene hari ababizamukiyemo. Ni ikintu cyiza rero beef, nitumara kumenya kuyikora mu rwego rwiza, tukamara kumenya kuyivanga na business, iki nicyo kintu mu Rwanda dukeneye, akaba ari wo muvuno nababwiye ngo hehe muri siporo bakoresha. Niba rero utaramara no kumenya ngo business iri hehe, wowe icara ubanze ukurikirane abantu banyamakuru ba siporo, babanze bakwigisha uburyo barema amabifu, urumva, bakanabibyaza umusaruro, bakabikoramo business, cyane cyane yuko uzarebe nta radio uyu munsi itakigira YouTube channel. Abanyamakuru noneho bari gufokasinga YouTube, kubera ko YouTube niyo ihemba, kandi abantu bo kuri YouTube ntago bashakaga ibintu ngo biri aho bituje bibamarira iki, barashaka spectacle, barashaka show. Umwe yataye mundi, undi nawe yazanye beef, undi byagenze gutya, uwasitaye aha nawe bimenyekane, uwasindiye hahandi abo. Rero ni ikintu kigaragaza neza yuko iki kintu cya beef kizana spectacle, kikazana competition, kandi kikaba cyabyazwa n'amafaranga. Ariko nanone nkongera nkabisubiramo, beef ifite discipline. Ngira ngo mu myaka ishize twagiye tubona ama beef menshi, hari nka beef y'uwo bita Pfla na Bulldog, yari beef nziza, nabo nuko baje kurengera hakahita hinjiramo ibintu bya famiye, ariko yari beef yacuruje, nubwo icyo gihe bano bajene batari bakabyaje zino YouTubers amafaranga. Ariko uyu munsi ngira ngo wabibaza Bulldog uburyo YouTube iri muri companies zihemba neza, cyane cyane ko Bulldog n'umwe mu bahanzi batajya basubiraho inyuma, yahora ari active, wabimubaza. So rero abonye nk'abandi baraperi nk'abangahe bakora beef, ariko beef nziza, beef itagira ibyo yangiza, beef yayindi tutari bwumve tuvuga ati hano yarengereye, ya beef nyine ituma abakoboyi baguma muri game bahanganye, umwe aho yatwikiye undi avuga ati nanjye ndagiye hariya nkuzuze. Icyo ngicyo nicyo dushaka, nicyo dukeneye. Ngira ngo tubiganiriyeho, tubigarutseho. B1 Promoter nari mbakumbuye, agiye kuzajya nkora ibiganiro byinshi, aho abatumirwa abandi tubavugishe. Ni ibintu byinshi cyane, rero mbishimira cyane, mbabwira ngo abahanzi
mukore mwongeremo ikintu cyo guhangana, ariko guhangana bivanze no kubahana, kubera yuko nibwo iyi game yacu izazamuka, nibwo iyi game yacu izabona amafaranga, ayo mafaranga yo ku ma platforms tugende tuyarya, tugende ibintu byacu tubishyira ku murongo. So ni ikintu cyiza, turaganiriye. Njye ndi B1 promoter, murabizi iyi ni Truth TV Rwanda. Iteka ryose nababwiye ngo no beef, no competition, no money, no beef, no competition. So rero icyo nshaka kubabwira ahangaha ni uko ukora ikintu ariko noneho ugikorane n'ishyaka, uvuga ati abandi abo turi muri field, abo turi muri kariyeri imwe, nimba ndi kuri field ndaza kuba ndi kubakoma. Nicyo kintu rero nifuzaga ko tuganiraho. Njye nabikubwiye, The B1 Promoter, iyi ikaba Truth TV Rwanda. Nakagaruka.